Okay, murakaza neza rero kuri YouTube channel ya Nyaro Official nk'uko bizina Mungu wanyu Iradukunda Jiva. Ndakeka abantu benshi munkurikiranye ndabashimira cyane, abantu bamaze kujya mu 3700 nishimwe rikomeye cyane. Gusa nubwo munkurikirana muri benshi cyane, abenshi muri mwebwe ntabwo mwiga. Niyo mpamvu ngira ngo uyu munsi nyine tugaruka kuri content nziza cyane y'agakuru keza cyane ko umugabo w'umunyabwenge witwaga Mamadi utarigeze ubeshya na rimwe. Buriya abantu biga, buriya hari niyo nava mu ishuri simbona akazi, gusa hari impanuro mba naragiye mpabwa n'abarimu abandi bantu benshi cyane kandi z'ukuri. Rero navuze ati nzajya mbasangizemo no mu bimwe mu bintu nyine tuba twize byagufasha. Gusa kano gakuru karagufasha cyane ndabyizera, kugira ngo nze mbabwire ngo muri Skills Shelter Foundation uyu munsi reka mbahe kano kantu keza cyane. Inkuru yacu rero nkuko nabibabwiye na gihindutse ni inkuru y'umugabo w'umunyabwenge witwaga nyine Mamadi utarigeze abeshya. Gusa iyi nkuru twe twayize mu cyongereza, njye nagerageze kwibashyirira mu kinyarwanda kugira ngo yumve neza. Mwebwe nimushaka mu cyongereza muzambwira nzajya nyikora mu cyongereza, nimba ari ikinyarwanda it's up to you. Nzajya nkora nyine ibyo mushaka, whatever you want, I'm all ready to do it. Okay, let me start this. Inkuru mu kinyarwanda. Kera habayeho umugabo w'umunyabwenge witwaga Mamadi. Yari azwiho ko atigeze abeshya na rimwe. Umugabo nyine utarigeze ubeshya na rimwe. Abantu bose baramukundaga kandi bamwizera. Umunsi umwe umwami yumvise inkuru ze maze aravuga ati ngomba kumugerageza nkamenya niba koko atabeshya. Nyine nawe urumva nyine umuntu nk'uwo nguwo n'umwami aba yaragiye abeshya abantu, ukavuga ati umuntu utarigeze ubeshya uwo muntu ubundi abaho. Kadukomeze. Umwami nyine yaramuhamagaye aramubwira ati nyine urumva nyine umwami yaravuze ati reka uyu mugabo utarigeze ubeshya mugerageze muhe nk'agateste turebe koko atabeshya. Arangije umwami aramubwira ati jya kubwira umwamikazi ko nzaza gufungurana nawe saa sita, ategura ibiryo byinshi. Ariko umwami yari afite gahunda yo kujya guhiga. Nyine umwami yabwiye uyu mugabo nyine ngo najya kubwira umwamikazi ko ateka ibiryo byinshi ngo baza gufungura saa sita. Ubwo nyine kurya ku mwami tugita gufungura muri cyane abantu b'iki Kinyarwanda nyine ni ugufungura. Amubwira ati ugende ubwira umwamikazi aze gutegura ibiryo byinshi turaza gusangira saa sita. Kumbe umwami yari afite gahunda yo kujya ku rugamba nyine guhiga, atari kuboneka nyine aho ngaho nyine ngo bafungure n'umwamikazi. Noneho yumvaga ko azabeshya umwamikazi, yumvaga ko nyine uwo Muhamadi azabeshya uwo mwamikazi. Noneho Muhamadi agenda ku ngoro abwira umwamikazi ati umva amagambo yabwiye umwamikazi, wenda wategura ibiryo byinshi byo ku meza cyangwa se nubitegure, wenda umwami azaza saa sita cyangwa se nazaza. Urumva amagambo yamubwiye kanongeye nyabasubiriremo. Wenda wategura ibiryo byinshi byo ku meza cyangwa se nubitegure, wenda umwami azaza saa sita cyangwa nazaza. Umwamikazi aramubaza ati nyine urumva nawe ibyo bintu birimo ubujiji buke cyane, ntabwo wahita ubyumva nyine ako kanya, bivuze iki ibyo bintu uvuga? Muhamadi aramusubiza ati sinzi niba umwami yashyize ikirenge cye cy'ibumoso ku giti cyo guhagurukiraho cyangwa se niba yagishyize hasi ngo ajye guhiga. Ibingibi ni iby'abantu bazi Ikinyarwanda pe. Noneho bitwa ibingibi babiduye mu cyongereza in English kabisa, gusa nyine umva ko ari ibintu byumvikana. Umunsi wakurikiyeho rero umwami agaruka avuga ati urumva nyine yarazi ko yameje agiye gusebya wa muntu, avuga ati wa muntu wanyu mwavuga nigeze abeshya. Nyine ubwo yaragarutse nyine afite amashyushyu avuye ku rugamba. Wa munyabwenge umwami nyine aragaruka aravuga ati wa munyabwenge uvuga ko atabeshya yarabeshye ejo. Umwami nyine yari yumvisha ari umuntu urenze, avuga ati erega nta muntu utabeshya, na wa munyabwenge muvuga ko atajya abeshya ejo yarabeshye. Ariko umwamikazi nyine amusobanurira amagambo nyayo Muhamadi yavuze, maze umwami aratangara. Tekereza kumubwira bya bintu nyine umwami Mamadi yavuze, nako ntabwo ari Muhamadi, ni Mamadi yavuze. Maze umwami aratangara asanga koko Mamadi atigeze abeshya.
uhereye ubwo ngubwo nyine umwami yatangiye kumwubaha cyane akajya amwitaho avuga ati umugabo w'ukuri kabisa n'ubwenge, uyu ni umugabo wo kubaha cyane. Umwami nawe yagezeho yubaha uyu mugabo aravuga ati koko uyu mugabo ni umugabo w'ukuri n'umugabo w'ubwenge. Rero cyo kwamba asomeye iyi nkuru kavuga ati se inama iri muri iyi nkuru ni iyi, reka se nkubabwira inyigisho byuzuye 3 ziri muri iyi nkuru. Ubundi iyi nkuru nk'umuntu yumvisha umunyabwenge cyangwa se umuntu ushaka warize amashuri make cyangwa utaranize, gusa iyi nkuru mu munyabwenge ubundi jya wiga ko ufata iki kintu mu mutwe wawe, kuvugisha ukuri ni ingenzi cyane kurusha kubeshya ibinyoma. Ubundi ukuri ni ingenzi cyane kurusha ibinyoma, kugira ngo ubeshye n'ubundi ibintu by'ako kanya, wenda ako kanya nubeshya nta kibazo uzunguka uzagenda nta n'ikintu uzaba, gusa kuvugisha ukuri byo ni byiza cyane kurushaho. Ubwo rero iyi nkuru nimba igushimishije cyangwa hari akajambo kagucanze abyo twita vocabulary, wanyandikira ngo muri comment ngagufasha. Dore ngiye kuzajya bafasha nimba ari utuntu twiza cyane, nimba ari biology, nimba ari English, ukantu keza kabafasha ngabazane kuri YouTube channel Nyerere Official, namwe murebe ko byibuza mwakongera ubumenyi bwanyu. Ndabakunda cyane no mu ngwanya dukunda Jiva, kugira ngo subscribe. Ciao ciao.